Ibihe byiza kuri uwo dukurikiye, muri iyi video tugiye kureba ibimenyetso umunani bigaragaza umugore utanyurwa mu mibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi nzi ko ari ibintu abantu badakunze kuvugaho, ariko ni ibintu bibaho cyane. Ugasanga 80% by'abagore bakora imibonano mpuzabitsina, abagore bubatse, ariko ugasanga nta kintu bakuramo. Ikibazo ni uko batanyurwa, ahubwo ntibanabivuge. Abagabo bari kubikorana, abagabo babana, abagabo bashakanye nabo ntibamenye ko baba aho ngaho batanyura cyangwa badahasa abagore babo mu mibonano mpuzabitsina. Kurikira rero kugeza ku musozi w'iyi video, wumve wenda ibishobora kuba bibi iwawe, ibishobora kuba ubamo utabizi, ukagira ngo mubanye neza n'umugore kandi hari ikibazo kidasanzwe udakemura. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe, ukande kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. Ibuka ko dufite channel YouTube yitwa Baza Muganga. Kanda aha ngaha kuri aka gasaraba, urabona ahantu handitse YouTube, uhakande. Numara kuhakanda ukande kuri sabone cyangwa ukande kuri subscribe, wibuke gukanda no kunzogera kugira izindi video tugenda dushyiraho buri munsi uzajye uzibona. Ikimenyetso cya mbere rero ugiye kumenya ni uko umugore utanyuzwe mu mibonano mpuzabitsina yirinda kukureba mu maso. Okay? Yirinda kureba mu maso, yirinda gukomeza gukora imibonano nawe. Aha ngaha bisobanuye, tuvuge mugiye gukora imibonano, muri gukora imibonano n'umugore wawe bisanzwe, nta kibazo mufitanye, ariko mwamara gukora ugaturu ka mbere ugahita ukarangiza vuba tuvuge, kandi urangije vuba, ntabwo wafashe umwanya wo kumutegura, ntabwo mugezemo muganira ngo byibuze uzamura amarangamutima ye ku buryo yumva nyine abishatse, yumva nyine yishimye. Noneho mwajya kubikora mukabikora mu buryo muri mekanike utabanje kumutegura, wageraho nanone ugahita urangiza. Warangiza vuba mukagerageza kugira arebe ko yakongera guhaguruka, yabona idahagurutse, ako kanya akakwihorera, ntiyongere kukureba mu maso, agahita yisinzirira, akijyanira iruhande nyine akakwihorera. Mu by'ukuri umugore ushobora kubona nta kintu akubwiye, atakubwiye ko ngo bimeze nabi, ariko nanone aha ngaha iyo ubonye ahise akwereka umugongo agahita areba iruhande, akakwihorera, bivuze ko atanyuzwe. Aho rero wowe, aho kugira ngo urebe icyo wakora kugira umunezeze nawe abashe kurangiza, nawe ugahita wigaramira aho ngaho ugatangira kugona, ukagira ngo hari icyo wamumariye. Mu by'ukuri uyu mugore aba aryamanye, nimba muryamye ari nijoro, aba aryamanye agahinda, aba aryamanye frustration, kandi frustration iyo mutayiganiriyeho muri icyo gihe, ejo ushobora gusanga n'igikombe cy'amazi atakiguha, n'icyayi cya mu gitondo akakikwima, akakubwira ngo genda ugisabe umukozi, ukagira ngo ni umugore utagira ikinyabupfura, ni umugore ufite agasuzuguro, kandi mu by'ukuri ikibazo ari wowe utagize icyo umumarira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uyu mugore utanyuzwe ntabwo yanyuzwe ubwa mbere, ariko icya kabiri nta nubwo wamuganirije ngo umubwire ko icyo kibazo wenda cyatewe n'ibi, tuzabikemura, turagerageza. Umuganirize gusa, kuko iyo umuganirije byibuze agira cya cyizere yuko nubwo byanze uwo munsi ejo bizashoboka. Rero iyo utamuganirije, ejo arakwihorera, ejo bundi akakwihorera, kukwihorera arakwihorera kugeza igihe wowe uzaza kubimusabira. Wamusaba nanone ugasanga nyine wenda arabyemeye kubera ko nyine ari umugore wawe, kubera ko ari inshingano, ariko ntubone ko we bigushishikaze, ntusange we ashishikaye akubwira ngo kubera iki udashaka ko tubikora n'ibiki n'ibiki, ugasanga we ntacyo bimubwiye. Impamvu ntacyo bimubwiye ni uko nyine n'ubundi we ntacyo akuramo. Uraza ugakora ibyawe, ukamara amasegonda abiri, umunota umwe, ukagenda ukagona, ntunamuganirize, ntunashake no gukemura icyo kibazo, ukumva hari icyo byamumarira. Rero yumva nta mpamvu
yo kugusaba ko mwabikora kandi uzi neza neza ko nta kintu urishoborera, azi neza neza ko urahita ubirangiriza. So icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu gikunze kubaho cyane cyane, ikindi cya gatatu gikunze kubaho cyane cyane ni uko bene uwo mugore uko mugenda mubana umunsi ku munsi utazi gukominika, ugira icyo kibazo udashaka kugikemura, birangira uwo mugore agiye muri ibyo mu ngeso zimwe na zimwe zo kwikinisha, agashaka ibikoresho byo kwikinisha cyangwa agatangira kujya yirebera amafilme y'urukozasoni. Ibi ntabwo bivuze ko umugore wese utanyurwa azajya areba amafilme y'urukozasoni, ariko benshi muri bo byo mumaze igihe, umwaka, igihe kinini atanyurwa mu mibonano, ubwonko bwe buhita bujya kwiyorienta mu bintu byo kureba amafilme y'urukozasoni, kureba amafilme, amashusho, cyangwa akajya mu bintu byo kujya yikinisha. Ntabwo yikinisha kubera ko ari ingeso, kubera ko yabaswe nabyo, ahubwo ni uko arikinisha kubera ko atabona umubano wawe nawe, umubano wanyu mu bijyanye n'imibonano, agahita ajya muri ibyo. Ikindi ni uko uwo mugore akenshi usanga imboni ye cyangwa uko akubona byarahindutse. Ibi ngibi ukaba wagira wenda hari ikindi kibazo cyabaye, kandi mu by'ukuri imboni mvuga aha ngaha ni uko usanga ari umugore usigara agira umushiha, akakubwira nabi, rimwe na rimwe ukabona afite nk'ibintu by'agasuzuguro, ukagira ngo agasuzuguro afite wenda yarahindutse, kandi mu by'ukuri aba ari kukubwira ko hahandi muri cya gikorwa nta kigenda. Wowe rero aho kugira wikosore, ahubwo ugatangira kuzana amahane, ukazana ibintu bidashoboka, ugatangira kumubwira nabi, ugatangira kumumenasa, cyane cyane nibwo abagabo batangira kureakitinga, ukamumenasa, izo menasi zawe noneho zikaza zikica byose, ugasanga murarusenya, mukarusenya. Abantu bakubaza impamvu mwatandukanye cyangwa mwashwana cyane, abantu babimenya babaza impamvu muri gushwana, ntimubashe no kubisobanura kubera ko ibyo bintu utabasha gusobanura uko muri gushwanira ibyo bintu, kandi mwakagombye kubikemura. Ikindi gikunze kubaho ni uko umugore atongera kukubwira uko yifuza, atongera kukubwira ibimuryohera, kuko atangira gutekereza ko kubikubwira no kutabikubwira ntacyo bimaze. Nuko akubwira ibimuryohera, akubwira ibitamuryohera, ntacyo urabikora, kuko n'ubundi uragenda umara amasegonda yawe 3 uhita utangira ubona aho ngaho wisinzirire, umureke aho ngaho, kandi we yari azi ko hari ikintu mugiye gusharinga, hari ikintu mugiye gukorana gifatika. Aha ngaha rero niyo mpamvu kubana n'umugore ntabwo ari kugenda mu buryo buri mekanike, ahubwo cya mbere ni ukumenya kumuganiriza, ukamenya uko ateye, kuko kumenya uko ateye n'umugore kwimenya uko ateye ni nabyo binashobora gufasha muri ya communication, ya yindi nise communication non verbale, ku buryo ashobora kukubwira cyangwa mushobora kuganira mu buryo mwabasha guhindura uburyo mukora imibonano yanyu. Iyo mibonano mwakora ikagenda neza, buri wese akabonamo uburyohe nk'uko muba mugiye kubushaka. Ibi ngibi rero byabafasha mu kubaka urugo, mu gustabiriza amarangamutima, cyane cyane amarangamutima y'uwo mugore uba wamaze kwangirika muri ubwo buryo, ariko n'amarangamutima yawe, kuko burya iyo mwavuye muri icyo gikorwa utamuhagije, atanyuzwe, ejo wamubwira ikintu akagusubiza nabi, wowe ukagira ngo ni agasuzuguro, kandi byatewe n'ikibazo utakemuye ejo. Wagira ngo ni agasuzuguro, ukamutokinga, wamutokinga, mukahatwika, mwaba mufite abana, ugasanga musenye urugo, mwihaye imihanda, mwikojeje isoni, ugasanga ibintu byose byangiritse. Rero iki ni ikibazo mugomba gukemura. Gukemura ni ukumva umugore, ukumva amarangamutima ye, ukamuganiriza cyane, ukamuganiriza, ariko n'umugore akamenya kukumva, akamenya kuvuga ikibazo afite, yamara kumenya ikibazo afite nawe ukacyumva, mukagikemura, mukicara mugakemura, maze urugo rwanyu rugakomera. Tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye, twongera kubibutsa gukanda kuri subscribe, kanda kuri like, nawe ubutaha, bye bye.